ntushaka kunyumva. Inshuro nyinshi nakwiyamye ko nashaka uriya murumuna wawe, ariko ndabona ntacyo ushaka kubikoraho. Iyi ntabwo ari inzu y'impunzi, urabyumva? Tutazabipfa. Ariko reka ko ari murumuna wanjye, hanyuma se ubwo urumva nari umushyirihe, nari umujugunye aho mbonye hose. None iyi ni inzu y'impunzi zose ziza ziganamo, zuzuramo hangatwe ya narufere nayo kurereramo. Narufere na se uriya nakubwiye ko ari imfubyi. Ntafite mukuru we. No, wambwiye ko ari murumuna wawe, ariko ngenda murambiwe ntabwo mushaka nga. Tazajya n'ibindi bibazo biziramo. Nta handi hantu narafite kumushyira, ntaho pe. Nukuza kwa mukuru nta handi namushyira. Okay, fata umwanzuro rero, njyewe nafashe n'uwo nk'umuntu w'umugabo mu rugo rwanjye. Kandi udashaka kunyumva, mwese murajyana. Kutabimbwiye mbere yose n'igihe kuzamuzana. Ko ntakubwiye? Kutambwiye nyine. Bakanya sindakuyobewe. Ndakubagiye muri aka kanya. Ndakuyobewe. Baramukubise. Kandi iyo nza kuba nari ahangaha, ibi byose nibiba bibaye. Mana we, wamaye icyerekezo cyane ngomba kujya koko. Urizi ibiki n'igihe nahereye nkwiyama udashaka kunyumva. Ugezaho ko mushaka kujya unsuzugura, utazansuzugura n'uriya murumuna wawe. Uranyumva neza? Ntabyumva se ntabwo twashakanye kugira ngo tujye twumvikana ku cyo ukora ibintu utanimenyesheje nkande. Wiyibagishe ko nagukwiye hara muri iriya mihanda. Wandagaye uri mu bukene budashinga. Aka kanya uribagiwe aka kanya. Ngo wankuye he? Iriya mu mihanda wandagaye. Ubundi se n'iki kizima nzi n'icyo wampaye? Ibyo uvuga byose wampaye ni ibi ngibi urimo nkorera kunyambura icyubahiro nari mfite. Icyubahiro ufite nuko ngenda umugabo wawe. Aragukubise? Ageze ngo n'ubwa mbere se. Ushatse kuvuga iki katari ubwa mbere? Byo nankonda. Ankunda nk'igikoresho cye. Sindi umugore we. Gusa mfata nk'umutungo we. Ukihanganira guhora utukwa buri munsi ukubitwa buri munsi. Ukabyihanganira. Gusa ariko umunsi nagiye nta kintu kimwe nzasiga. Ikintu cyose yita ko akunda, icyo yita ko imitungo ye cyose, amafaranga ye, ibikoresho bye, nta kimwe nzasiga. Ushatse kuvuga ko ushaka kumukuraho umutungo? Ibyo gusa. Ibyo yanyambiye amahoro. Ariko nzamubuza amahoro, mwambara amafaranga ye yabure. Niba nakwetse ko nta gaciro ufite, namwereka ko nta gafite. Kibazo nakomeza kugukubita, umunsi umwe azakuzanisha ibikomere bikabije. Ibikomere by'umubiri byo nta kibazo. Ariko ibikomere by'ubukene nibyo bikabije. Ariko ninjye wazanye ibibazo muri uru rugo. Ibibazo wazanye? Umuvuma no kwizera umuntu wese afite umutima, nawe ugasanga ntawagira. Aho karatsindagira akora icyo? Watwumvirizaga? Oya. Kibomviriza. Wowe nyine, hari undi uri aho ngaho se? Wumvishe iki? Ntacyo gusa numvisha amabwiriza ko ntacyo nigeze numva pe. Umva nkubwire rero. Ibyo wumvira muri iyi nzu bivugirwamo. Bisigara muri iyi nzu. Ntabwo kwedo nta kintu na kimwe numvisha. Nta kibazo. Hello? Iyo umuntu aguhamagara ukuntu ubona ko bari kugukesha kuri phone, kuki utahita witaba tu? Umuntu aba agukeneye nyine tujye uhita ufata phone. Ntabwo rero babonye ko ari njye uri kugushaka se. Icyo nkuhamagariye rero, untege amatwi, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukugira ngo ufate za dokima zose
zose urimo uranyumva? Yes. Yeah, za zindi zose ufite zanjye z'imitungo yose ubimbarureho imigabane, nurangiza umbwire ko wabisoje. Bikeneye mu masaha make cyane. Turumvikana? Hatagira ikosa na rimwe rizamo. Byose yes. Ya, ubwo ndategereje nyine ko uza kumbwira ko wabishoje. Byose uko nabiguhaye, uko bifite ubibitse, ubikosore neza, ubicishamo amaso. Latifa, numvira ariko kujya ku telefone ko hari imitungo agiye kukwambura. Ibyo namenye kera. Wabimenye kera? Ushatse kuvuga iki? Byazi ko ari uzi ubwenge wenyine muri iyi nzu. Kandi ntazi ko hari amakuru z'imitungo yansinye nawe atibuka. Ushatse kuvuga iki? Sheri mugore mwiza, bite? Bite? Byongeye wasinze? Nsinda se urabona nani irimo wowe nasinze kaniranguze na. Fasha ahubwo. Nasinze wowe urabona yashizemo nta kintu. Nta nakari hano mu nzu kasigaye se. Suko cyangwa inzoga zimera gutya. Mugore mwiza ntago namwurona nge nasinze wowe. Urabona umuntu wasinze asa nkanjye. Ndumva icyaka ahubwo kinyikiye. Ntabwo wasinze. Je nasinze ninzo kubwira ko nasinze. Je nasinze mugore mwiza, je ntabwo nasinze ahubwo icyaka kiranyishe burundu pe. Nako nasize hano se ngume nkomeze nimwere. Bigiye mwere ntabwo urashira inyota. Mwishi igihe urabona nasinze wowe shiri wewe ubona nasinze wowe reka murasinze bameze nkanjye icyaka kiranyisha ahubwo we. Uri umushaka izindi? Iya ndanyotewe cyane, ndumva icyaka yawe ndi kugurumana we. Rwanaho ndeberaye handi hose mu kabati niyo ntatwa nasizemo umeze nimwere nidabagirire ndumva ndi kugurumana ahubwo. Mugore mwiza nahawe n'Imana umeze neza ndakubona urishyushye. Meze neza urankunda se? Sheri urumva nagukunze se, nagutoranyije mu bandi bose ari uko nkukunda. Mbara nkubwire niba unkunda. Yego mugore mwiza sheri wanjye. Ibintu wamaye, imitungo wamaye ntuzagire undi muntu uhereza. Nabihandise wowe tubana niwe ngomba kubiha byose ukitwarira burundu. Reka nkubwire rero niba unkunda. Yego mugore mwiza. Reka nkwereke ikintu ukora nibyo bitenyeka ko unkunda koko. Yes, nta kibazo ndakumva urajya heza kose. Reka nkwereke. Uranyereke iki se ngwino ngume iruhande nibwo niho numva ngushaka. Shirakira. Urabura bibise kandi uri kunywa agacupa se? Sinyira ahangaha amazina yanjye ajya mu mitungo yawe nibwo noneho ndahita nemera ko ushaka musinyije ibintu byose utware? Byose. Iyo nama se urumva ariyo se? Nibyo byiza bituma mbona ko niba unkunda koko. Oya ndagukunda se twavanze imitungo utagukunda. Ngakira hansinyire kugira ngo turebe ko nkunda. Egukunze uhansinyire. Usinyire isuko ibintu nari kureba. Eguka umpakwereka. Nyigura neza ariko. Usinyire ibisuka. Sinyira aha noneho. Sinyira ahangaha amazina yanjye ajya mu mitungo yawe yose. Okay, nanije si ibyo wifuzaga. Sobona urankunda pe noneho ubu nibwo mbyemeye ko nkunda ewana. Wareka nkaruhuka rero. Byabisha neza se. Urakoze ubu noneho nibwo mbibonye ko nkunda pe. Nibwo mbibonye.
kunkunda ubu noneho byo ninjye nawe. Ninjye nawe forever and ever, you know. Cyane. Nshatse kuvuga ko byo yataramiye ngo yashakanye